twirwana n'imikorere yayo n'ahantu ikorera kuba idakora ku mupaka n'umwe itagira gute ngo ibashe kuba yanavuza n'inkomere yayo ikaba ituranye n'abarundi bayanga urunuka ziriya nyeshyamba zatwirwanaho zifite imbaraga ku rwego badashobora gutekereza mu buzima bwazo nta mupaka bageraho barambara barakaraba urumva barahangana impande zose baragoswe urasutse ajya kuri Tanganyika zabibogobogo n'ahandi hose twirwanaho ifafera tansiyo twirwaneho ntawe uzatsinda twirwaneho kugeza imyaka ingoma igihumbi n'ikimenyemenye baranasenga banagacira Imana kubona abantu bafata nk'injiji bakafata nk'ari basirimbira bari abatipi ifafera tansiyo ndabikubwiye mbisubiremo twirwanaho n'umutwe w'intambara ukomeye abantu batazi M23 bishyiremo imbaraga ishyira gipolisi kimwe gikoresha imbunda za hatari amapatrouille ahantu hose urumva baburize ibintu bitari byaba nugize gute ye kubacika ngo irengera agiyemo akandi naga kuvuga binjira amashyamba ubundi fidelite iturutse mu mashyamba kubera icyo bagiye mu mashyamba bakabanamo kuburyo abaturage bazavuga imbunda biturika muri Nyiragongo na Nyamuragira nta kintu kibazo kiri muri Goma. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Ibintu bidasanzwe ni ntabwo nzi ko bamwituriye ibyo bashaka ubwo ni umuntu udasanzwe kanweshi aho rero ngo yahinze ibirayise noneho cyangwa yahinze amafise mu murima oya yakoze ibintu byiza pe tujye dushima aho yigomwe umushahara we w'amezi 6 ngo wifashishwe kugira ngo habe havurwa abakene amezi 6 ayazi basangana gute muri amezi 6 ariko nagira kadushime shima sibiki ni byiza tubishime yabishyize muri budget akabishyira mu ngamba ngo kugira ngo bavurwe kujya bavurwe nyine abakene aya kareka ibyo ntacyo bimaze uburundi bufite mituwele nibwo bwabanje mituwele muri aka karere nibushyira amafaranga muri mituwele urumva yego amobilizing abaturage niba aricyo yaragamije gukora ni byiza abishoboye babafasha abadafite mituwele hanyuma kwanga umuntu azavuza n'umushahara wa perezida biri mu burenganzira bwe kuko nanjye nkoresha umushahara uko mbishaka ariko ntabwo bitanga umuti ya long term. Service de santé yo Burundi iri hasi cyane ikeneye kuzamurwa n'amafaranga atari imishahara 6 ya perezida buri ya police cyangwa ingamba ziruta inkunga ishyuzeho ingamba zifatika zikemura ikibazo cy'uti cy'imishahara ya perezida yakemura ikindi ngira ngo mu byo banyote b'abarundi harimo iyo health ubwo buvuzi ariko bakeneye essence nabahe essence bazajya kwivuza aho bashaka Nese umukene ashokwa arwaye ariko adafite iyo modoka Imana itara amapfa itanaho bahayira ariko noneho bahayira yarahabimye perezida afite imbaraga zatuma essence iboneka madamu we arekwiriye akampani ngo ya Prestige igacuza essence kandi kayikora neza ariko abantu bajye bareka guhuma abantu mu maso ibyo babyiteza ndonke Yeza ndonke nibikorwa ukura mu bukebebe wamara kubukura mu bukebebe ukajya gufasha imfubyi n'abapfakazi kugira ngo abantu bagushime bakubye gukomera amashya uciye kandi amafaranga yavo mu biganza byanduye perezida kutanga yeza ndonke se ibyo bitanze iki bimaze iki uba ku rwego rw'ubuzima ruri tangible Europe na Amerika bageze ku rwego bashobora kugira cabinet idahari ikamara amezi 8 izi nzego z'igihugu zigikora Ubutaliyani bwamaze hafi umwaka nta ministre bugira Belgium bijya bishoboka you see so Afrika nibaka ikintu nk'icyo ngicyo abantu bashobora kuvugira service z'ubuzima bwiza hatari mu mushahara wa perezida yego kuko biri adamant kuko biri itegeko kuko biri mu burenganzira bwe avurwa atavuga ngo nyamana ngo perezida aramutse ate ngo yashyiramo ntayashyiramo ndafashwa si no not at all hajyaho polisi nzima muri secretary ya santé mu Burundi tuma umurundi avurwa hatagiyemo sympathy ya perezida perezida rero kuko afite ubushakashatsi ariko umushahara we yawutanga nawe nk'abandi baturage yashaka na ureka
hamwe bigaragara ko awuretse atarawuretse ubuzima bw'abantu bugenda. yego So ibyo ni uguhisha no gushaka gukwepa ibibazo abarundi bafite. Urabaha ibigori ibiro 5 kaza kuvuga ngo uzatera u Rwanda unyuze mu Kirundo, uri gusarura ibirayi ubirata hejuru kandi barashonje nta n'uwo wahaye ikiro kimwe kuko biri mu burenganzira bwe ntazi ngo bimeze gute. So Uburundi bufite ikibazo cya essence, sibyo? They have to disponibilize essence abaturage. Ubundi iyo ubuyobozi bukoze neza abaturage baritunga, nta gihugu gitunze umuturage ahubwo ni gutunga icyo gihe leta kubera imisoro n'imbaraga afite zo gukora. Simve ibyo yakoze ariko bijye hakorwe polisi zituma Burundi abona transport yoroshye, ubuzima bwahagaze. Ejo nahoze nsoma ku binyamakuru byo mu Burundi abana barimo guta amashuri kugeza ubu anyishyuye mu 3500 muri Karusi baburiwe irengero kubera gukurikira imiryango y'abagiye muri Tanzania guhaha gupagasa gushaka ubuzima. None bagezaho bavuga ngo ni safe bafashe ngo Tanzania igarura abana. Can you imagine abana mu 3500 brigade ebyiri, urumva? yego Huri amafaranga mukura muri Kongo ntiyanatuma mwubaka uburezi. So no kuvuga iki rero, ibyo yakoze urumva sidi mufuka we kudusi ku nkunga yatanze ariko ntago ikemura ikibazo, nta gatonyanga mu nyanja. Hagiho polisi zima, essence ibonetse, isukari iboneke, ibyo kurya bihagije iboneke, yewe nibiba bitanahagije ariko habiba accessibility kuki ku byo kurya. Ariko ntiwafunga imipaka y'u Rwanda uzi ko muhahirana. Tanzania nta gishobora guhaza Burundi yonyine, Kongo nta kintu bafite, ubundi bafunguye imipaka y'ibihugu baturanye bakayakora mu bibazo bitagenda neza. Barimo kugwa mu ntuze mu makosa gusarura ibyo babi. Gusarura ibyo babi. Yashize bivugwa ntago mbizi ko ngo bishoboka ko vuba ushobora gufungurwa. Bazayireke. Uraniga abaturage bawe barangiza ukavuga ngo bahaye amafaranga y'imishahara 6. Umuturage mufungura imipaka zicya kuri Bugesera. Ubigesera zicya kuri mu Kirundo. Abaturage baraziranye. Umusaruro yakoraga mu mbuto, yakoraga mu bikeke horo uvuga ngo kimwe cyose. Yakuramo ibituba umuryango we wivuza. Nyereka politike, unyereka amafaranga. Nyereka police. Sibyo? Gusa abishimirwe ariko amenye ko yashije ikibonobono. Umuntu yakwasa ikibonobono akazi nduruso kavuga ngo bashije ibiti bingana. Masha andi bakuru nuko ngo Colonel Defender wa Mutayomba ngo bivuga ko ashobora yitanze muri M23. Defender baramuvuga muri M23 na kera. Abantu bo kwa Mutayomba havuye nundi. Niba ari kigingi niba rindi. Umudefenderi. Undi wo kwa Mutayomba yararenze rubaye ifatwa. Yego. Hari undi nawe wari wayigire muri M23. Urumva abantu bo kwa Mutayomba bahora bigira muri M23. Mutayomba ni usige ngo bari bamurashije ubundi ararokoka. Ba Mutayomba rega naba uzika amazina bari bamaze kwibagirwa bari ba Janvier ba Karayire bande yandi harimo gucamo ibihe en fait muri DRC niyo kosa nyankubira dukora kuba dukurikiye natwe dutangaza amakuru twese iryo kosa turigwamo. Yego Sandri nongere mbisubiremo abakongo bandi baraziranye, ibyo nibyo Mutayomba n'amakenga baraziranye. Urumva wiringo banakana kabaraziranye ntacyo wazubeshya undi. Sibyo? Ni kimwe no ku mateka hano mu Rwanda niba ntakubaganye wajya kubona nka Fose twagira mu ngo na Muzeto utarimo barabaziranye kuri BBC. Akubwira ati shanda kuzi mu sentanda ati nanye ndakuzi. Mwaturi duwaye ati iki niki. Ujya kunywera itabi nyuma munsi y'igiti nibagiye kuntu twahitaga niho nize buriye. Gutya na gutya abantu baraziranye. Niba baziranye cyo bareka. Wasanga na Mutayomba n'undi wese abakorera mu 23 kwaje kandi ari muri leta. Bari baraziranye. Kimwe ko utavuze mu 23 uri potinga muri leta ya Kinshasa. Baraziranye abakongomane cyo bareka. Yego. Uwabakiza birabya genocide gusa kuno bajya muri genocide cyo kintu kitari sawa. Ariko kurwana kwabo ni nabyo nakubwiraga kare buriya kutuvuga kuri Katana. Bijya byubona ko mu 23 baziranye. Kavuga ngo se yibwira ko ari umuzarendo uri hakurya ninde se yo kajya. Ntikirara kiraho kishwe n'amatabi ugasanga bo kwakumenyana havamo nicyo turimo kunenga no kunegura uyu munsi. Yego. Turaziranye ntacyo bakora baza bakibiduka ntacyo bakora. Nuwa habahera ubuntu ntibahashobora. Ikibuga kinege baza ari kigikorerwamo ibiki baraziranye. Ibaze nakurikiranye umunsi muri no minsi meze nk'uri façonné cyangwa wabaye targeted ni opera buriya mu gisirikare mu ntambara z'amasasu habe intambara isanzwe uvuga abantu bararwana ariko mu ntambara component bita special operations
ibikorwa bya gisirikare byihariye. yego Buriya ni mpamvu maze iminsi ndi fasone n'iyi operasiyo yo kujyana se Matama kwivuza, uwo muri twirwaneho no kumukura kwivuza, byatumye ku nshuro ya mbere mbona ko twirwaneho ifite force de frappe, ifite imbaraga ku rwego rw'ijoro badatekereza. Ndeba hano Sandrine, yego twirwaneho imikorere yayo n'ahantu ikorera, kuba idakora ku mupaka n'umwe, itagira gutenga ibashe kuba yanavuza n'inkomere yayo, ikaba ituranye n'abarundi bayanga urunuka. Ziriya nyeshyamba za twirwaneho zifite imbaraga ku rwego badashobora gutekereza mu buzima bwazo. Nta mupaka bageraho, barambara, barakaraba, urumva, yego barahangana, impande zose baragoswe, urasutse ajya kuri Tanganyika, za Bibogobogo n'ahandi hose. Twirwaneho ifafera attention ya twirwaneho. Umuntu wese warwanira muri hari twirwaneho irwanamo, sibyo? Muri situation yayo, muri context yayo, yabona ko twirwaneho ari abanyentambara ku rwego rurenze urwano batekereza. Serious. Gukora ibirometero birenga 100 mutwaye mu generali wanyu urwaye, mukajya kumuvuza hanze, nta mu FARDC badetegitinze, batamufashe. Noneho uwo mukoloneli ibari Serugabane barinde, haraho yageze aravuga, uriya mukoloneli yarashimishije, nanamwemereye n'inkuru cyo ko nta mfite, ako nzayibona sinzabura inka nzamuhato. Serugaba nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 83 9 19 uzanyandikire nzaguha inka. Yatwaye umukomanda wo kwivuza, sibyo? Uzi ikintu cyamubabaje kubona ngo komanda agenda yicumye inkoni, bo basubiye inyuma kubera ko badashobora kugira gute, ngo yongeye gusubiza umutima ku mutima, yumvise akamubwira ngo nageze aho njya kwivuza. Mu ni general mu mutwaye mu mukwe mu maboko ya leta, mugize gute agiye kwivuza, we yasigaye amureba gutya, uriya mujamara agerayo hakerayo, Gakufa musubizayo. Bafite imbaraga zikomeye. Nta kamubwiza ukuri, mbivugiye kuri izi channel ya Gasaro News, nta uzatsinda twirwaneho kugeza imyaka ingoma igihumbi. N'ikimenye baranasenga, banagacira Imana, ukabona abantu babona bafata nk'injiji, bakafata nk'ari basirimbira, bari abatipi ifafera attention. Ndabikubwiye mbisubiremo, twirwaneho n'umutwe w'intambara ukomeye abantu batazi kandi bitiranye. Iyo ukoza assessment ugomba kugira ubwoba no gutinya twirwaneho ku buryo bwo bwose. Twirwaneho ifite imbaraga, ikagira umuntu wishyigikira, ikagira umupaka iserukaho, yuva yisanzuye, yakora ibitangaza muri Kongo mudashobora no kuzabona muri aka karere. Umuntu ukora assessment ushobora kubona ibyo bintu, nta mupaka bakoraho, urumva? yego Nta hantu baserukira. Ukomeretse urashwigize gute, barakora operation zidasanzwe nk'izo ngizo bajye kumuvuza. Iyo bamuvuza bakamujyana bakamugarura baciye muri intelligence ya leta mu ngabo z'u Burundi hagati y'iki n'iki, bakagenda bakageza umuntu mu matware nano muri leta major, wabaza ubabwira iki se? Baragaragaza barakova powaringa, bakurusha intelligence, bakurusha kurasa, bakurusha buri kimwe cyose. Hari umunyamurenge nigeze kubona arimo arasa machine gun, none akageza mu byari by'urwenya bwabo, babasha ngaha bongo ndamurasha ngo wabonye shambasha Tari gafite ka video no kwica nanjye waza kariho n'ugashaganza akaguha. So il faut voir ko bari abasore bananirwanyize ku rwego rwo hejuru, yego kuba ngifite indwanyi. Buriya ndi Tshisekedi naza ngafata twirwaneho, ngafata M23, kavuga ati abandi bose ndabirukanye, muze mwubaka igisirikare cya Kongo. Mu myaka 15 Kongo yari mu bihugu bifite igisirikare gikomeye kubera n'amafaranga ifite mu karere k'ibiyaga bigari, nta wakombaho n'umwe. Ariko birirwa babareba nk'ibyinki haze, nabo ntibazi kuba bagiraga aho gukabo kugira ngo nako gasigare kajegeza ibindi. Nta independence barwanya ntibajya bivuga, niyo bakubise byisi ngo bavuga twa federalisme. Hari umuntu umwe witwa Yohana Potifari, yari afite umugore, noneho ngo abwira umugore ati nsaba icyo ushaka. Umugore avuga ngo mpa igihanga cya Yohana. Basaba ibintu by'amafuti. M23 niyo isaba ibintu, AFC basaba ibintu by'amafuti. Dusubizwe mu ngabo tugire gute, muturekurira abantu bashaka barekure, mwagiye mukabarasa mukabarekura ku ngufu, mukarasa leta mukayikuraho, ahubwo mukariyo muhindukira mukayifunga. Abantu batagira principe zifatika. Ikibazo cya nyuma nabonye ngo muri Goma haradutse n'amabandi, aho binavuga yuko ngo hari kuberamo navuga ibindi bikorwa by'ubwicanyi. Amagabandi bazayarangiza. Hari umuntu wiswe ninja hano, reka nibutse abantu bakera. Yego. Iki kintu uzakibonamo commentaire z'abantu. Umuntu uzandika commentaire kuri iki kintu uzamenye ko ari umuntu wakera muri Kigali. Yego. Hano muri Kigali after genocide no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Habaye ibandi bitaga ninja. Urumva? Ninja yajengereza inzego z'umutekano. Ninja yagiraga n'icyombo. Mwajya kumufata akajya babwira ati gusa ko munciyeho. Yego. Samba banga gisirikare meri? Uzumva wenda amabanga gisirikare azabimbaza. Urumva?
nta mateka y'abaturage bamenya ninjuwo akiba igitarama akiba igikondo akabibya ahangaha n'iki n'iki sibyo ninja aza gutabwa muri yombi uko biri kose ubwo nyine yabaye neutralize urumva kandi ubwo izi nkuru mvuga ndazibuka n'abagahera nakoraga ari bari kwirebero muri gendarmerie intervention force bari muri police mu gihe cya militaire nyine kandi biza bibiri hafi aho ngaho ubwo iyo ufashe 9 4 5 6 7 8 ukiki 9 8 par exemple mugifite umuntu nka ninja uriko ugira no mu gihe cy'abacengezi ninja arariho urumva ninja arazwi uzabona commentaire z'abantu bamuzi nese ninja n'umusirikare ubwo bamufashe no bamukoze interrogatoire babanye ibyo aribyo ntabwo nari muri ibyo ngibyo ariko amakuru ya ninja arazwi ntabwo ni wa muntu rubanda rw'abagaruzi bata umuntu wadutse gucyo uhungabanya umutekano ugira gutya kubagana kandi reba ku Rwanda ruba rukaze urumva Rwanda ari gikomeye kuva rake ntabwo Rwanda rukomeye mu rwego rw'umutekano uyu munsi gusa yego kuva 9 na 4 kuzamana ntabwo Rwanda rwanyeganyega namba nta munsi n'umwe nzego z'umutekano w'u Rwanda zaba inzego ujegeze uko ubonye kose ibihamya birahari ibintu byose birahari none izi nyeshyamba ndeba zigize muri Kongo nizo zabura abaninja hashobora no kuba abantu urugamba rwabaye mukajya mugira ngo yarasuye muri Goma kandi irabonye Goma ifasha gasahura yasahura akabacika akabaza systeme mukoresha mu kurwanya amabandi akiriho muzi ngo yaguye imugunga cyangwa mu kibumba kandi yaratorotse akajya kwiba akatsimba ibintu bye akaza akabacokoza kandi ari umuntu wanyu nge nitangira amakuru abantu batina ya marishari ushobora kubura mu M23 ugatoroka ukigira ibandi ukazonga M23 ku rwego rukomeye n'urugero ntanze cyangwa ukabura umuntu umwe FDLR ukamiritsa ahantu murwanira uhabaye imyaka 20 umuzarendo numwe wese FARDC wakwema imyenda kameme ntaga M23 ari imana sabotage zakomeza kandi impamvu ntajya nivuguruza ibintu bizatwara imyaka 10 babone gushyira ku gihe uriya mugina cyane ko nabonye bagiye kuwushyiramo amakomine yandi ya Mugunga ni ya Lac Vert urumva kugenda wagura decentralisation ne kugenda ubona n'amakuru ubundi ubusanga bakwiye no gushwanyaguza umujyi wagomba bakavara muri district wari ufite niba ari mu mirenge bagashyiramo ibindi n'ikindi cyose ku buryo bahindura imitekerereze y'abantu bigoma urumva yego ubutegetsi bakabuhindura bugacurama neza cyangwa bakabwa bucuranye bakabuhagarika ariko niba bakomeza bakora muri modus operandi yabo kwabo bigenda gusa n'ubutegetsi bwari bwubatse mbere gukemura ikibazo bafite kibizi bizabagora so he kugira uve M23 utuntu tw'ubujura n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ni kare cyane ntibara leta ntibaragira gute nta gipolisi gikomeye bari bagira mbega ni kare ku buryo kuri pourcentage urebye expectations y'ibyagombaga kuba kuri M23 nyuma ya Goma attention umenye ko Goma yenda gufatwa burya hari ikibazo cyo kuvuga ngo impamvu idafatwa mbere nako nuko batinyaga ko habona ashobora kwirara mu baturage bakabica ngo bagereke kuri M23 burya mu gutinya gufata Goma n'icyo ni inquiétude ngo yari hari bafashe Goma bagize amahirwe babona ibintu birimo kugenda bigaruka mu buryo babuza amahoro n'umutekano no kwinyagambura kwa babandi bendaga kwica abantu muri Goma ubu se babaye batangiye gutora koyoko bagira ngo bayiteshe ba tarnishing image ya M23 counter intelligence as such control terrorism M23 bishyiramo imbaraga ishyira gipolisi kimwe gikoresha imbunda za hatari amapatrouille ahantu hose urumva baburize ibintu bitari byaba nugize gute ye kubacika ngo irengera agiyemo akandi naga kuvuga binjira amashyamba ubundi FDLR iturutse mu mashyamba kubera icyo bagiye mu mashyamba bakabanamo ku buryo abaturage bazava ibunda biturika muri Nyiragongo na Nyamuragira nta kintu kibazo kiri muri Goma ariko baje gutegera hafi y'ishyamba defense yabiratewe barayitwitse ejo bundi barayitwitse Mugunga ibyo se nibikimutegera umunyeshyamba hafi y'ishyamba kubera kimwari giyemo se mwebwe zuko ziribamo se ngayo ngo karya nindo hayinka Serugaba niba ari Serugaba uriya nyine warekeje ndagushimiye cyane Marshal hayinka Serugaba twirwane ntabwo arazindusha ariko ntabwo wenda yanayimpa nkayimuhanaho nkayimusubiza sibyo nk'abantu b'abagabo ariko ni umugabo mwiza burya nkondo umuntu nta kintu ampaye yego ngazaye gutiza uyu muhinda tashye ntabwo bahita gutiza nukundagiza nukukuragiza kandi bantu ureba Serugaba nitwara neza nzayimuha nimbona nidukomunikana nkunda umuntu w'umugabo jewe ukunda komanda we Masha ndagushimiye cyane ndumvigano byacu kuri Gasaro News nakagaruka mukomeze mukore subscribe nk'isanzwe buriya bazi ko mutagisaba subscribe kuko umwe gasha mwararyoshye yeca nanjye yanze kuzura none se shahu niba ubona ndi mu 2020
mbere nibwo ntapfaga kuzisaba kuko nabonaga ko Imana igoye gukora ibitangaza ariko n'ubundi zakomeza ibikore ugomba kugira iki ugomba kuzisaba kujya muri politike baze bakora okay muzikore mwese rero ntagire umuntu usoma iki kiganiro atakoze subscribe ariko woyikoze nayikoremo bageze kuri ndabashimira sha ubundi kabisa nta biri twarenzaho yego ndagushimiye cyane urakoze cyane nawe murakoze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.